reka nshimire ababanye natwe mu bihe byatambutse, abamaze gukora subscribe ku channel yacu IHUMURE TV muhabwe umugisha n'Imana, hanyuma nawe utarayikora uyikoze muhabwe umugisha. Hanyuma kandi urabona inzogera ku ruhande nayo uyikandeho kugira ngo noneho ujye ubonera amakuru ku gihe cyangwa se ibiganiro ku gihe igihe tubikugerezaho. Si ibyo gusa rero, niba ukunze ibiganiro tukugezaho ukande like, hanyuma kandi uduhe ibitekerezo nshuti yanjye, duhe ibitekerezo hasi muri comment. Ku IHUMURE TV tubagezaho ijambo ry'Imana, abakozi Imana batandukanye. Imana ibahe siko Imana yari yabiremye, yari yaremeye mu buryo yikoreramo, hafite uburenganzira. None atangiye guhangayika, atangiye kubira ibyuya. Cya gatatu, ntubona ibihagije, ubona amakara, kabura kawunga, bana bajya ku ishuri bakakwirukana mu nzu, gatangira guhangayika. Ubwo buzima si bw'Imana yaturemeye. Bantu murarushye, nyamara Yesu aravuga ngo yemwe abarushe n'abaremereye muze munsange, ndagira gute? Ndabaruhura. Ngwina kuruhure, kuki utaruhuka? Ubu hari ijambo ryateye bivuga ngo ni stress, ni uguhangayika. Ugasanga abantu barivugana fier, ugasanga barivugana ishenja n'ishenjagire. Umva, uwo ni umuvumo. Imana yaremye iraruhuka, kucuba uhangayitse. Uyu ni umuvumo uva kuki kutaba Imana igushaka. Reka twihutire mu ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cya Daniyeli. Ibice byaho ni ibice 4, umurongo wa 31. Ibice 4 Daniyeli 31. Byanditswe biravuze ngo, hanyuma y'iyo minsi jyewe Nebukadinezari nuburira amaso yanjye mu ijuru, ngarura akenge, mperako nshima isumba byose, ndayambaza, nubaha ihoraho iteka ryose, kuko ubwami bwayo ari ubwo bwami butazashira, kandi ingoma yayo izahoraho uko ibihe bihaye ibindi. Ariko abo mu minsi yose ni nk'ubusa imbere yayo, ikora uko ishaka mu ngabo zo mu ijuru no mu bantu bo mu isi, kandi ntawubasha kuyikoma mu nkokora cyangwa kuyibaza iti uragira ibiki. Icyo gihe nsubizwamo ubwenge, ubwiza burabagirana nahoranye bungarukamo, butuma ubwami bwanjye bugira icyubahiro, maze abajyanama banjye n'abatware banjye baza kunshaka, mera ko nkomezwa mu bwami bwanjye, ndetse nongerwa icyubahiro cyinshi. None jyewe Nebukadinezari, handitse Nebukadinezari ushyireho izina ryawe, ndashimisha umwami wo mu ijuru, ndamusingiza, ndamwubaha, kuko imirimo ye yose ari iy'ukuri, kandi inzira ze ari izigororotse. Ariko abibone abasha kubacisha bugufi. Ariko abibone abasha kugira gute? Kubacisha bugufi. Ariko abicisha bugufi ikabashyira hejuru, ikabaha icyubahiro ndetse n'ubukire n'ubugingo buhoraho. Turihuta mu gitabo aho itangiriro ibintu byose bitangirira, ni igice cyaho cya 3 umurongo w'8. Itangiriro 3 umurongo w'8 haravuze ngo, bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri iyo ngobyi mu mafi ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi. Amaso Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo, iramubaza iti urihe? Arayisubiza ati, numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndayihisha. Iramubaza iti, ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Uwo mugabo arayisubiza ati, umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Uwiteka Imana ibaza uwo mugore iti, icyo wakoze icyo ni iki? Umugore arayisubiza ati, inzoka yanshukashutse ndazirya. Ubutumwa bwiza Imana yashyize ku mutima cyangwa se umwuka wera buravuga ngo
kuguma mu mwanya wawe, cyangwa se kuguma aho Imana igushaka. Ndaba mvuga ibintu bigera kuri 7 bigaragaza umuntu utakiri aho Imana imushaka, kuko ijambo ry'Imana ari indorerwamo twireberamo. Ijambo ry'Imana ari umuhigi ribasha kugaragaza ibihishwe. Uraza gusoza wihana kandi uca bugufi, Imana irakugirira neza. Nasenze Imana, ndi umugaragu wayo, ingiriye neza. Ndi hano kugira ngo ngufashe, nkwicaze mu mwanya wawe Imana yaguteguriye isi ikirema. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ibintu 7 uze kuba hafi, utangirane nanjye, usozanye nanjye, kuko iki kiganiro gishobora kutazasubira kuri uyu murongo. Rero ndakuraritse ibintu 7 bigaragaza umuntu utakiri mu mwanya Imana yamushyizemo. Ibintu bikomeye cyane, Imana ishimwe cyane. Uyu Adamu na Eva, Imana ngo irarema kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa 7. Munsi wa 6 irangiza ibintu byose, munsi wa 7 iraweza ngo iruhukamo. Muri Edeni hari ibintu byose by'igiciro kandi by'icyubahiro byiza byagombaga gukorera Adamu na Eva mu buzima bari bashyizwemo. Imana ishimwe cyane, ntabwo ndi buhatinde. Ikintu cya mbere, Adamu yahawe kugira ishusho y'Imana. Cya kabiri, ahabwa ubutware. Cya gatatu, ahabwa kororoka akagwira isi. Yari afite ubutunzi bw'uburyo bwose Imana yamuremeye. Bibiliya iravuga ngo hagati y'iyi ngobyi hari umugezi wageraga iburasirazuba. Harimo umugezi ugabanyijemo hafi imigezi 4. Haleluya. Umugezi wa mbere warimo zahabu ngo y'igiciro cyane ikomeye. Harimo ibiti byera imbuto zabyo, harimo amatungo, harimo inyamaswa, harimo buri kimwe cyose. Ngo Imana ibona ko ari byiza, irangije iravuga ngo reka tureme umuntu ase natwe, ngo nuko bimenyereze ibiri muri iyi ngobyi babitware babitegeke. Ngo bombi umugore n'umugabo niko yabaremye. Imana ibaha ububasha, Imana ibaha ubutware kuri buri kintu cyose. Mana yacu itugire neza. Igitondo kimwe barangije batakaza ibi byose. Mana yacu dusure. Reka mbibutse abantu muri kunyumva, Imana yaturemye dutunganye, ariko umwanzi araza atuvana mu mugambi w'Imana. Ndavugana nawe iki gitondo, wavuye mu mugambi w'Imana, wavuye aho Imana igushaka. Mana ishimwe. Ndekukubwira ngo Adamu wa mbere yarananiwe, ariko Adamu wa kabiri yaje kugira ngo agarure icyazimiye. Uwo ni Kristo. Harabanga ibimwuzuye nibyo yaduhaye. Dufite ubuzima buhoraho, ubuzima bw'iteka ryose muri Kristo. Yatugaruriye ubutware. Imana ishimwe cyane. Ndashaka gusenga Imana. Mana, mu izina rya Kristo ndagushimiye kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Aka kanya ngiye kurangurura mbwira abo waremye. Ndakwinginze nkuko nakomeje kukwinginga, ugira umuntu ugarura mu mwanya we mu izina rya Yesu. Nuwageragezaga kuhava atangiye gutandukira, agarukira aho ngaho asubire mu mwanya we, kuko kuba mu mwanya ni iby'igiciro. Kuba mu mwanya tubona Mana ibihagije. Mwami, ndagushimiye. Mwuka wera w'Imana uzunkoreshe, usabye imbabazi zawe, ikiganza cyawe kimbeho. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, mu izina ryawe nsenze nizeye, amen. Haleluya. Turi kuvuga kugarurwa mu mwanya Imana yakuremeye. Mana ishimwe.
turashoza dusenga Imana. Turi mu mwanya wo gutaruka kuva mu gusenga. Gusenga byakugeza aho wari waravuye. Gusenga byakugara uburenganzira bwawe. Bibiliya iravuze ngo nuko bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri iyo ngobyi mu mafu ya nimusi. Imana yajyagiza mu mafu ya nimusi, buri munsi ikabana nabo, buri munsi igasabana nabo, ikaza ikamubaza ngo Adamu wiriwe gute? Kavuga ngo data wanje, data wa twese, nariye nanyweye, umugore wampaye aracyanezeza, iyo mbonye ibyo waremye ntarungu ngira. Mana ishimwe, umwanzi avuye mu ijuru hamaze gutabwa n'icya gatatu, ariyo ya nzoka ijugunywa mu isi, izifite ubukana n'ubugome n'umujinya n'ishyari n'ubukana bwinshi. Iravuga ngo ubwo nciwe mu ijuru ngomba kugerageza nkagira nanjye ibyo nyobora, nkagira ibyo ntegeka. Ya nzoka Bibiliya ngo ni umuriganya, ni umushukanyi, irangije yinjira muri Edeni, inyura kwa nde? Inyura kwa Eva. Nyina bifite bibiri byose, irangije iramuvangira, iramubeshya. Inzoka ifite ururimi rw'irabya, inzoka y'amaso itaguma hamwe, inzoka y'umurizo ukubita hirya no hino. Satani yarakuriganije akuvana mu mwanya Imana yari yakuremeye. Witeka Imana iturengere kandi dutabare. Ndavuze ngo Imana igusure mwene data, mushiki wanjye, wongere ugaruke mu mwanya wawe. Birababaje tubona ugenda ariko waravuye mu mwanya Imana yagushyizemo. Haleluya, wongere ugaruke. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ibuka aho wavuye ukagwa, ngo wongere wihane, ntasa nka kuri igitereko kitabaza imbere yawe. Ibuka aho wavuye, wari muri korari uririmba bikagenda, uvuga ubutumwa abantu bakihana, wigisha abantu bagahinduka, ukora imirimo myiza abantu bakanezerwa, n'ijuru rikishima. Ijambo ryarambwiye ngo mwirinde mutabona ingororano, mutabura ingororano z'imirimo y'ibyo mwakoze. Wirinde cyane kandi wongere wisuzume, ureba aho wavuye ukagwa. Mana ishimwe, Mana itugirire neza. Ntabwo nshaka gutindayo. Satani aramuriganya, amuvana mu mwanya, amubeshesha ibyifuzwa n'iyi si. Bibiliya iravuga ngo kiriya giti cy'ubugingo ni igiti kimenyesha ikibi n'icyiza. Reka mvuge ku giti kimenyesha ikibi n'icyiza, ngo iki giti ngo cyari icy'igikundiro kandi cyari icyo kwifuzwa. Kamabwire, ibintu byose Imana yaremye ni byiza kandi biratunganye, ariko Satani ajya yinjira mu cyiza Imana yaremye, yarangiza ikagihindurisha umwana w'umuntu kugira ngo ave mu mwanya. Ntabwo ndi butindeyo. Inzoka iramubesha ngo Eva arangije akiryaho, ngo aherezaho n'umugabo. Iyo umuntu yaguye, reka mbabwire ngo agusha n'abandi. Iyo umuntu yananiwe, abashako n'abandi bananirwa, kuko yari amaze kwakira idayimoni y'ishari, dayimoni iva kuri shitani, amaze kumenya icyiza n'ikibi. Imana itugire neza, hamaze kuvangirwa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo niba hari iby'igikundiro, niba hari ibyo kubahwa, niba hari iby'ibyishimo, biba ari ibyo twibwira. Mana ishimwe cyane, dukwiriye kwibwira ibyiza. Mu bihe by'imperuka shitani yavangiye abantu, yarabahinduriye, yabavanye mu byizerwa. Paul abwira Timote ngo ntukite ku bantu bakamye mu ubwenge,
bashishikazwa no kubazwa amagambo yamanjwe, ngo bagire impaka, ngo abo barononekaye. Kononekara ni ukwangirika. Kubera iki? Uramubwira ijambo akakubwira irindi, kubera ko yarononekaye. Ntabwo azi umurongo wo kwihana, wo guca bugufi. Reka nkubwire, maze igihe mvuga ubutumwa bwiza, nanjye ntacyo ndamenya bikurikije ibyo nakamenye. Ndaharanira kumenya, duhishurirwaho igice, tumenyaho igice. Birababaje gutangira mu mwuka ugasoreza mu mubiri. Reka nkubwire, ntabwo Imana yitaye imisozi wazamutse, ubuvumo warayemo, imirimo wakoze. Wirinde cyane, wongere ugarukira Imana, irakugirira neza. Imana ishimwe cyane. Iramubaza ngo, Adamu uri hehe? Imana ishimwe cyane. Yumvise imirindi y'Uwiteka. Ndi kukubwira ngo nawe uri kumva imirindi y'Uwiteka. Mu mirindi harimo imigeri, harimo imidiho, harimo amajwi. Nawe hari ijwi ry'Imana uri kumva, hari imirindi y'Uwiteka uri kumva. Ndakwingize mwene data, mushiki wanjye, ntiwihishe ijwi ry'Imana, kubera ko amaso y'Imana ahuta cyane kureba isi. Imana yacu nihishwa, Imana yacu ireba kure. Imana yacu yarebye Yona ari munsi cyane mu bwato, hasi mu mifuka, hasi cyane. Iramumenya aho yari yihishe. Haleluya! Iyo uraho Imana itagushaka, uteza ibyago, uteza akaga. Imana ishimwe cyane. Adamu iramubaza ngo urihe Adamu? Nimwumve nawe, ntabwo avuze ngo nihishe mu biti, ahubwo aravuze ngo numvise imirindi yawe. Nibyo abajijwe. Barakubwira ijambo ry'Imana ukaryivutsa, ukigurutsa. Bibiliya iravuga ngo, wa muntu we, Imana itugire neza. Zaburi ya kangahe? Zaburi ya 50. ngo ubwo uri inyanga guhanwa, ukigurutsa amagambo yanjye. Mana idutabare kandi tugire neza. Haleluya. Zaburi ya 50. Mana ishimwe. ngo ubwo uri inyanga guhanwa, umurongo wa 17, ukirenza amagambo yanjye. ngo ukubonye umujura wishimira kubana nawe, kandi ufatanya n'abasambanyi. ushyire mu kanwa kawe ururimi rwawe rukarema uburiganya. wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko. ibyo urabikora nkakwirengagiza, nkakwihorera, ukibwira yuko mwanye nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. nuko mwabibagirwa Imana mwe, mwitekereze, mutekereze ibi kugira ngo ne kubashishimura. nkagira gute? hakaba urubakiza. Imana yagusumiye, nta wagukiza. nubwo yaba akomeye gute, nta wakuvana mu maboko yayo. Imana itugire neza. Adamu azanye impamvu, azanye urwitwazo. ku cyumweru nigishaga ijambo abakristo, ndi kubabwira ku bukwe w'umwana w'umwana, uburyo bwacyujwe batuma abasangwa batumirwa bakuru, ngo barangije bazana impamvu. umwe ati nagiye mu rutundo, umwe ati nagiye kugerageza amafizi 10 naguze, ndebe ko azakora neza. undi ati ngiye kwita ku mugore, maze iminsi mike ndongoye. ngo bahuze umutima wo kubeshya. Imana idutabare, Imana itugire neza. Reka mvuge iri jambo nisobanure. kwibona bisobanuye iki? bivuze ngo ni ugukura amaso ku Mana. yakugize icyo uri cyo, yaguhaye ibyo ufite ibyo, ukabihanga amaso, ugakura amaso ku Mana,
ukayahanga ibyo yaremye. Uko niko kwibona, kwirebaho, kwikanyiza, kuba uri umuntu w'inarije, udakorwaho, ushaka impamvu. Adamu yaremwe neza, afite ishusho y'Imana, afite ubutunzi, afite zahabu, afite ibiti by'agaciro, afite amatungo meza. Imana imuha ibintu byose, ariko umwanzi arangije aramugusha, aramutega nk'aho yakwihanye, nk'aho yaciye bugufi ngo Imana imugarure. Arangije azana impamvu. Reka mbabwire, Imana ifite ibyo gukora, ntabwo yenda kugutindaho. Ndabasaba nimuza guhamagara abantu muri kunkurikira, ndabahuye mu izina rya Yesu. Jya uvuga, niba ari icyo ubaza, niba ari icyo ushima, ubaze ikintu kijyanye n'inyigisho wigishijwe. Ntabwo Imana ibuza akazi yaguha, ntabwo Imana ibuza amafaranga, ntabwo Imana ibuza ibyo ngibyo uyisaba. Ndashaka kuguha ibanga. Imana ishimwe. Ntabwo dukwiye gutinda ku byuririzi, ahubwo tugomba kureba ku ndwara. Tuzi ibimenyetso bya malariya: ni umuriro, ni ukutagira apeti, ni uguhinda igitengo, umushyitsi. Ariko ibyo ni ibimenyetso bigaragaza malariya. Hari n'ibya sida. Rero hari igihe tuba dushaka ibimenyetso n'ibitangaza, tudashaka nyiri ibitangaza. Ndashaka gusubira ku rufatiro Imana yakuremeye. Imana ishimwe. Gushaka ubwami bwayo no gukiranuka, ibindi byose birahari, ibindi byose irabiteguye. Uwo ni wo murongo nshaka ko tugenderaho. Imana ishimwe. Ntukambwire ngo ngusengera Imana iguha akazi, ngusengera Imana iguha umugabo, ngusengera Imana ikubakire. Oya, ibyo ngibyo hari aho bitangirira. Imana irabifite kuko na Adamu yari abifite. Sha bugufi, wihane, usubire mu mwanya Imana yakuremeye. Ijambo rivuga iki? Turi abantu Imana yaremye, ituremeye imirimo myiza ngo tuyigenderemo muri Kristo. Adamu naho yavuze ngo ndi mu biti, aravuga ngo numvise imirindi. Imana yari mubajije ngo ese Adamu wanyumvise? Ikibazo kigomba gusubizwa utivukije, utagiye hirya, utabaye inyangaguhanwa, utirengeje igerasi y'amazi ngo wigire ngo ndibindeba. Hari igihe twigisha ijambo ugatangira kurikira ku bandi ngo kanaka yahaba, nyamara ni wowe Imana yabwiye, ni wowe Imana izabaza, ni wowe Imana uzahagara imbere yayo ugatanga ripoti y'ibyo yaguhaye. Iramubaza ngo urishye. Imana ishimwe. Barakubaza ngo urakijijwe, warangiza uko banga usengera runaka. Oya, bakakubwira ngo se uzajya mu ijuru, ngo simbizi ngo bizi Imana. Umva nkubwire, ibyo ni ibisubizo by'ubupfapfa. Subira aho Imana igushaka. Ngo numvise imirindi yawe. Ikibazo cya kabiri, ngo ubwo ngubwo ngo ntushobora kuba wariye kuri cya giti nakubujije kimenyesha ikibi n'icyiza. Umva ikibazo abajijwe, umva n'igisubizo ashubije. Ngo urumva ngo ni wa mugore wampaye. Yo, wa mugore yamuhaye niko ari mubajije. Reka mvugira Imana. Yari mubajije ngo ariko Adamu, ngo wa mugore Eva naguhaye ngo ari he, aherereye he? Imana ntabwo ari uko iyobewe aho ari, ariko irashaka kumenya umutima we. Uwo ni umutima w'ubwibone, uwo ni umutima wo guhaga, umutima wa Yeshuruni wo kudaca bugufi. Imana itugire neza, Imana iturengere. Kwifuza niko Petero yavuze ngo kwazaniye isi kugira gute? Kononekara. Kwifuza kwazaniye isi kwangirika. Imana yaremye isi ari nziza, ariko mureke mbabwire, ikintu cyose kiri mu isi, yaba igifatika, yaba imibiri y'abantu, byose
bizakurwaho. Nababwiye ijambo riri mu byahishuwe. Babuloni, umurwa ukomeye uguye, warimo ifeza, niwo amahanga watundiragamo, harimo ibintu by'ubutunzi, harimo ubukire, harimo izahabu, harimo ndetse n'imyambaro y'igiciro ngo bambaraga, n'imibiri, ngo byose mu isaha imwe Imana irabiritagura ibishyira hasi cyane ku ndiba y'isi. Reka mbabwire, Petero yaravuze ngo umubiri umeze nk'ubwatsi, ni nk'uburabyo mu gitondo buratoha, ku mugoroba bukuma. Ubutunzi Salomo yavuze ngo bwitera nk'amababa, igisigaye ni ukugarukira Uwiteka, ni ukumwiringira akagusubiza mu mwanya yari yakuremeye. Imana ishimwe. Reka mvuga ibintu bigera kuri 7 umuntu atakaza iyo yavuye mu mugambi w'Imana, aho Imana imushaka. Mana yacu itugire neza. Haleluya. Ikintu cya mbere, iyo uvuye aho Imana igushaka, cya mbere utakaza ubutware, utakaza authority, ubutware neza, ubutware ukabunyagwa. Uyu mugabo yari afite ubutware bwo kwita inyamaswa izina Imana ntivuguruze, kuko yari afite ubutware, yari afite ubushobozi. Mana ishimwe. Haleluya. No munsi umukozi arakuvugiramo, uno munsi abahisi n'abagenzi barakuneguriza umutwe. Uno munsi urabona agasimba gato ugahubuka ukiruka, kuko watakaje ubutware. Cya kabiri, takaza icyubahiro, takaza icyubahiro. Mana itugire neza. Adamu akurwa muri Edeni, ashyirwa kure. Imana wereza na marayika w'umukerubi n'inkota yaka umuriro kugira ngo arinde ingobyi. Yatakaje ubushobozi. Mana itugire neza. Haleluya. Takaza autorite morale. Haleluya. N'umunsi baragufukuje mu kazi, urashaka ngo usengera ngo Imana iguha akazi, utarihana. Wari umujura, waryaga iby'Imana ukarya n'ibya rubanda, watakaje ubushobozi. Cyo ni icya kabiri. Cya gatatu, ntubona ibihagije, ubura ibihagije bitunga umubiri. Mana ishimwe. Hora n'ibyifuzo bitarangira. Ndamubwira ngo wa mugore we, wowe kwifuza kwawe kuzahora ku mugabo. Siko Imana yari yabiremye, yari yaremeye mu buryo yikoreramo, afite uburenganzira. None atangiye guhangayika, atangiye kubira ibyuya. Cya gatatu, ntubona ibihagije. Ubona amakara, kabura kawunga, bana bajya ku ishuri bakakwirukana mu nzu, gatangira guhangayika. Ubwo buzima si bw'Imana yaturemeye. Cya kane, haleluya, uhurira n'ingorane n'ibyago bitarangira. Mana idufashe, ingorane zitavaho, makuba n'ibyago bitarangira. Ukururira ingorane, ibibazo, umuryango n'abazagukomokaho. Dawidi, umwaka abami bateragamo, yisigariye inyuma, akora icyaha cyo kuryamana n'umugore utari uwe, umugore w'umusirikare we. Imana imuhannye iramubwira ngo Dawidi we, cya mbere umwana ntazabaho. Cya kabiri, uzaniye umuryango wawe ibyago, inkota ntizava mu rugo rwawe. Cya kane, ukururira ibibazo abaguturukaho, kuko wavuye aho Imana igushaka. Ndondavuga nawe ngo wisuzume, dusenga Imana. Byago birinjira, bakobwa bagatwara ibinyenda kubera ibyo wakoze, kubera ibyo wabibye. Mana idufashe. Indwara zitarangira, ugasanga karande y'indwara y'uruhererekane. Kubera iki? Ntabwo wumviye Imana. Iyo tuvuga ngo mutange icya 10 n'amaturo, ndahana indyanyi n'akangugu mbibahora. Ni umwuka w'Imana.
ntabwo ari amagambo yacu. Indyango ishobora kuba indwara zisimburana, kagungu ishobora kuba ibihombo bidasubirwaho kubera ko wataye itegeko ry'Imana. Reka mbabwire, ubuntu mwabwiwe sibwo, ubuntu bubwirwa abatunganijwe, ntabwo ubuntu buduha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Mana ishimwe, urukundo ni itegeko kandi ni ikiguzi. Yesu aravuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, kandi ufite urukundo yitangira mwene se. Mana ishimwe, haleluya, haramukunda akamufasha akamushyigikira. Cya kane, tangira kugira gukura ingorane abagukomokaho. Cya gatanu, ubaho uhangayitse, ugahangayika udatuje, nyamara yari yamubwiye ngo umva nguzaniye ubutaka kuvumwa. Ikindi uzagira gute? Uzajya urya uhangayitse. Mana idutabare, tugire neza. Haleluya, nguzaniye ubutaka kugira gute? Kuvumwa. Mana idutabare, ngo iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibivuyemo, ugombye kugira gute? Kubiruhira. Bantu murarushye, nyamara Yesu aravuga ngo yemwe abarushe n'abaremereye muze munsange, ndagira gute? Ndabaruhura. Ngwina kuruhure, kuki utaruhuka? Ubu hari ijambo ryateye bivuga ngo ni stress, ni uguhangayika. Ugasanga abantu barivugana fier, ugasanga barivugana ishenja n'ishenjagire. Umva, uwo ni umuvumo. Imana yaremye iraruhuka, kuki uba uhangayitse? Uyu ni umuvumo uva kuki kutabaha Imana igushaka. Cya gatandatu, utakaza umunezero, utakaza ibyishimo. Kandi Adamu amaze kubona Eva ngo yaririmbye indirimbo, Mana ishimwe, haravuga ngo nakara ko mu mara yanjye, indirimbo ayimarayo, harubuma ayikurayo yose, haratondagura indirimbo. Ariko mu kanya gato hatangira gutakaza umunezero, takaza ibyishimo, takaza amahoro. Reka nkubwire, niwe usuhuza umutima, wongera wisuzume winire. Wavuye mu nshingano, wavuye muri Edeni, wavuye mu mwanya wawe. Cya karindwi, ugira ibyago n'intambara n'amakuba byinshi bitarangira, bitavaho, kuko wavuye mu nshingano. Mu mwanya ngiye gusengana namwe. Mana yacu ishimwe cyane. Dusoma igitabo cya Daniyeli, jambo riravuze ngo iyo minsi irangiye, haleluya, ngo je Daniyeli nanga itegeko mwa Nebukadinezari. Haravuga ngo Uwiteka Imana, ngo Imana nikwiye gushimwa, haleluya, niyitegeka ingabo zose. Atangira kwihana, atangira kuvuga Imana ikomeye. Mana ishimwe. Gitabo cya 17:21 byakoze n'intumwa, haravuga ngo iyo minsi, iyo myaka yashize, nategetse abantu bose mu isi kwihana, kuko nirengagije imyaka yo kujijwa. Daniyeli yari amaze kuvuga inzozi zikomeye, azisobanuye ku mwami. Umwami yarose, Imana irangije irazisohoza. Bamwe mwumvira umwuka w'Imana, hari uko ibikomeye byasohoye, ariko mu izina rya Yesu garukira hongere wihane. Umwami amaze kurisha, amaze gutorwaho ikime, amaze kumera inzara nk'iz'inyamaswa, imisatsi imaze gushokogora. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umwami agaruye agatima, hagaruye ubwenge. Haravuga ngo Uwiteka Imana Nyiringabo, Mana ishimwe, ngo iyo niyo yimika abami kandi ikabimura.
atangira guhamiriza abari mu isi. Imana n'abakomeye barayemera. Ngo icyo gihe nsubizwa mu bwenge, ngo ubwiza burabagirana nahoranye bungarukamo, ngo bituma ubwami bwanjye bugira icyubahiro, ngo maze abajyanama banje n'abatware banjye baza kunshaka, mpera ko nkomezwa mu bwami bwanjye, ndetse nongerwa icyubahiro cyinshi. Reka nkubwire, tugiye gusenga Imana, numara kwihana, numara gutunganya, ndagusezeranya imigambi yabo ntabwo izahama, ngo hari aho bazaterana ariko sijya aho bateranije. Izo nama bazazikora ariko njyewe Uwiteka nzazirogoya. Uwiteka azabaguhora kubera ko ikwishimiye. Ariko impamvu bigushobora nuko wavuye mu mugambi w'Imana. Mana yacu ishimwe cyane. Havuga umurongo ukomeye ngo none jyewe Nebukadinezari ndashimisha umwami wo mu ijuru, ndamusingiza, ndamwubaha, kuko imirimo ye yose ari iy'ukuri kandi inzira ze ari izigororotse, kandi abibone abasha kugira gute? Kubacisha bugufi. Hari ibintu bitatu bivuga mu magambo atandukanye ariko bimwe. Iyo tuvuze Edeni, ni ahantu Imana yagushyize hakwiriye, hari ibyiza byose. Iyo tuvuze ubwami, tuvuze ahantu Imana yagutegekeye hari ibyangombwa byose. Umwami ntabwo aganya. Umwami igihugu mu isi byose ndetse n'ibiri mu gihugu n'abaturage byose ni ibye. Haleluya. Nari kuvuga ku itorero, nkavuga ku muryango. Mana ishimwe cyane. Ndavuga gusubira mu mwanya wawe. Hari umwana w'ikirara ngo wasabye umugabane se, ngo ajya mu gihugu cya kure, ngo aragendera wayisha. Amaze ibyo byose yahawe na se, ngo arangije ajya kuragira ingurube ku muntu wari ufite ingurube, ngo amaze kuziragira ngo akajya abura n'ibimuhaza, kuko yarategetswe ko atagomba gufata ku biryo bw'izo ngurube. Ngo ariko ngo yisubiyemo, haravuga ngo reka amaguruke subire kwa data, nemere guhakwa, ngo kuko n'abagaragu kwa data bararya bagasigaza. Mana ishimwe. Ngo se amurebeye kure, ngo arirukanka aramuhobera. Mana ishimwe. Ngo arangije amuha ikanzu arayimwambika, ngo akora umunsi mukuru arabagisha, ngo kubera ko wari warazimiye yagarutse, ngo kandi uwapfuye yongeye akazuka. Reka nkubwire, data wa twese haragutegereje. Haleluya. Hari uruhisho, hari ibigutegereje. Yesu nashimwe. Hari ibikurindiriye. Ubwami burahari. Data wa twese yamaze kubutunganya, yamaze gukangaza vino, yamaze gutegura ibirori. Mu ijuru ijambo riravuga ngo iyo umunyabyaha umwe yihannye, mu ijuru haba umunsi mukuru. Ntabwo ari umuntu waguze amazu, ntabwo ari uwaguze imodoka ikitabashwa, ntabwo ari uwakoze ubukwe. Oya, ushobora kubukora tukabibona, ariko waragiye muri avanse, wari umusambanyi, ariko ijuru ryubaha umukiranutsi, ijuru yarateguye. Ariko nubwo waravuye mu mwanya Imana igushakaho, hongera wihane, hongera ugarukira Imana, irongera igutabare. Mbabwiye ibintu 7, hari n'ibindi byinshi. Mana ishimwe. Igisuzuguriro icyo ngicyo ni ikimenyetso kigaragaza ko wavuye mu byizerwa, wavuye aho Imana igushaka. Reka tugarukire Uwiteka. Iyo adukomerekeje n'izatwomora, ngo izaduhembura tumaze kabiri, kandi duhagurutse ngo natwe tuzaba imbere yayo. Ndakwingize mwene data, mukozi w'Imana, nshuti y'umusaraba, wongera uhaguruke. Ntiwemere ko umwanzi akuryamisha ngo akwihebeshe. Wongera ugarukira Uwiteka. Arakurengera, aragusura, arongera gusubize muri Edeni. Mana ishimwe. Yesu wacu arambwira ngo nkubwire ngo haleluya, ateze amaboko, ngwino kingura umutima, nawe arakugirira neza. Fata ku mutima wawe, vuga uti Mwami Yesu, naraguye, navuye mu mwanya wanje, ndakwinginze umbabarire, sinzongera. Mu izina rya Yesu,
mbabarira gukiranirwa kwanjye kose. Amaraso yawe Yesu wamennye ku musaraba, reka anyuze kandi ankureho umwanda wose. Urakoze Yesu, ni mu izina rya Kristo nizeye, amen. Reka masenge. Data, mu izina rya Yesu ndasenze imbaraga z'umusaraba mwami zadukije umuvumo wa Adamu wa mbere, igiti yaguyeho yacumuyeho nico wabambweho kugira ngo dukizwe umuvumo w'ibyaha. Muri aka kanya nsengeye buri muntu wese unyumva, wongera umuhagurutse, umuvane mu gukiranirwa, muvane mu businzi, muvane mu busame, muvane mu bujura, muvane mu buriganya. Yongera ahagarare Mana, avuge gukomera kwawe. Urakoze Mwuka Wera, sengeye abarwayi, sengeye abarushye, sengeye abababaye, mu izina rya Yesu ongera ubanezeze Mana. Ndagushimiye kuri Imana ibaremeye, abari mu ntambara, abari mu makuba, ari mu byago, mu izina rya Yesu ndohereza imbaraga z'umuriro, wongera ubarwanire Data. Rogoye imigambi y'incakura, izo nama zibahagurukiye, wongera ubashoboze Data. Urakoze Mwuka Wera, nanjye ndagushimiye, kiraho uburinzi, mpamagara abamarayika batacumuye kunkorera, mu izina rya Yesu nizeye, amen.